Reka twongere kubaha ikaze kandi tubifurize kugubwa neza mwese ubona natwe hano kuri Rwanda Sport Plus TV mu makuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi nk'ibisanzwe tugomba kwinjirana muri ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport ni ekipe irimo amakuru menshi cyane haba ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Iyi ekipe iracyari ku isoko. Iki cyumweru tugiye kwinjiramo kigomba gutangira kuri uyu wa mbere. Ekipe ya Rayon Sport iki cyumweru kigomba kurangira yamaze kuba yerekana nanone izindi ntwaro nshya ekipe ya Rayon Sport igomba kwibikaho, kuko abakinnyi ekipe ya Rayon Sport benshi yamaze kumvikana nabo mu bo itaratangaza, ariko zagenda itangaza umwe ku wundi. Tugiye kurebera hamwe bite bya Yusundianye wongeye kuvugwa muri Murera, makuru amugaruramo yabaye menshi. Reka nanone kandi tuze kuganira kuri Kwizera Olivier. Ni inkuru nziza navuga ku bakunzi b'uyu munyezamu ndetse no ku bakunzi ba Rayon Sport. Kuko iyi ekipe ya Rayon Sport ukiri kwitwara ku isoko ry'igura n'igurisha nibyo bizagena uko izitwara mu mikino nyafurika ya CAF Confederations Cup. Ni ekipe igomba kuzakina nyine Sekafa nk'ibisanzwe. Ekipe ya Rayon Sport rero nanone ntabwo yicaye, biravugwa ko iyi ekipe rwose igishaka rutahizamu. So reka twinjiranemo neza cyane mu ngingo ziremereye, ariko kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane neza cyane. Reka duhere ku munyezamu Kwizera Olivier, ariko nanone sinabura kukubwira ko iyi ekipe ya Rayon Sport ibisa n'amakuru ko iyi ekipe yaba yaramaze gushima umukinnyi witwa Muhoza Daniel w'imyaka 14 y'amavuko wakiniraga Etoile de l'Est, kayitsindira ibitego 13 ndetse akanatanga assist 11. Uyu mukinnyi ngo ntabwo we yifuzaga kuza muri Rayon Sport, ni umwana ukiri muto agasinya umwaka. Rayon Sport ishaka kumusinyisha imyaka 3. Kuri ubu rero Rayon Sport ngo ishobora kuba uyu musore rwose yaramaze kuba ikuraho amaboko. Bivugwa ko uyu musore yaba yabonye indi ekipe agomba kwerekezamo itari Rayon Sport, kuko ibyo bamupropose igihe bamupropozaga nta mafaranga bigeze bamuhereza, ndetse na bamwe mu bo Rayon Sport yavuganye nabo nta mafaranga irabahereza. Rayon Sport kandi yaguze Ndayishimiye Didier wakiniraga AS Kigali, igura Nshuti Didier wa kabiri, igura Nisingizwe Christian, igura Ndikumana Fabio. Nisingizwe Christian yakiniraga Mukura, igura Fabio, ubwo ni 4. Igura myugariro w'umukongomani Matumona Wakonda Kanda Abdel wakiniraga Amagaju ndetse nari na kapiteni wayo. Isinyisha Charles Chiporo mukongomani, Prito umunyacadi w'imyaka 25 wari uvuye muri Kasirika Stars yo muri Afrika y'Epfo, ariko ibungu bikari ku mwanya wa 4. Uwo ni umukinnyi wa gatandatu Rayon Sport yasinyishije. Rayon Sport kandi yibitseho n'andi mazina akomeye atandukanye, ariko ikaba itarabatangaza muri rusange. Rayon Sport iraza gutangaza umwe Kibayinabo. Undi wa 7 yasinyishije ni Nizeyimana Mubaraka. Nizeyimana Mubaraka wari uturutse uyu Mubaraka uyu rutahizamu aracyari mutoya, ariko muri Rayon Sport azabikora. Undi we mukinnyi wa 7 Rayon Sport yasinyishije. Ni ukuvuga ngo Rayon Sport imaze gusinyisha abakinnyi 7, ariko ntiwakwibagirwa ko Paul Sindi Jesus yamaze kwerekeza muri Marine asinya amasezerano y'imyaka 2. Ndavuga Paul Sindi Jesus.
Rayon Sport yatandukanye na Yusundiyanye kubera ko ngo batumvikanye ndetse bamwe ngo bakaba batarashakaga ko iyi ekipe imukomezanya cyangwa se imugumana. Kuri iyi nshuro amakuru haravuga ko Yusundiyanye rwose hari igice kimwe muri Rayon Sport gishaka ko uyu mukinnyi agaruka muri Rayon Sport nk'umukinnyi wa Rayon Sport. Ntabwo bivuga ko ahubwo hari abantu bo muri Rayon Sport yaba yaramaze kubaganira nabo ngo we ababwira ko ari tayari igihe cyose bamubwira ngo vayo kuri miliyoni 20 ngo abasinyira imyaka 2 yaza, ndetse n'umushahara wenda ukaba wagera muri miliyoni 2 ngo uwitwa Yusundiyanye yahita aza yiruka cyane, kuko kuri ubu ngubu nta ekipe biri official yerekejemo nubwo afite andi ekipe bari mu biganiro hagati muracyagafitiye ekipe ya Rayon Sport. Kuri Kwizera Olivier ibiganiro byararangiye ndetse yemera gusinya umwaka umwe w'amasezerano muri Rayon Sport, bumvikana amafaranga. Ariko Rayon Sport iki cyumweru tugiye kwinjiramo byavugaga ko amafaranga ya Jarud azaza muri Rayon Sport mu kwezi kwa 7 mu matariki ya mbere, ariko binarashoboka ko muri kino cyumweru Rayon Sport ishobora kwakira ayo mafaranga ya Jarud bigendanye no kugira ngo ikemure ibibazo byayo, harimo za recruitment abakinnyi igomba kugura, kuko irumvikana byata amafaranga naboneka tuzasinya. Ni gutyo muri Rayon Sport bimeze. Gusa hari ingingo hariya mu gihugu cy'u Burundi iwabo yagiye mu kiruhuko, ariko Ndayishimiye Richard bagomba kugirana ibiganiro byimbitse byo kongera amasezerano muri Murera muri Gikundiro Isaro ry'Inyanza. Ndetse rwose uyu Ndayishimiye wari waramaze gushyira ibitekerezo byo gukina hanze, naje kumenya ko amwe mu madiru yari afite hanze y'u Rwanda bitagenze neza. Muraza kutwihanganira twavuze gake kubera gripe imeze nabi. Mukomeze mudusengere tuze kuyikiruka, ubundi dukomeze tubahereze update nyinshi cyane hano kuri Rwanda Sport Plus TV. Amakuru menshi cyane abagezweho tuba tuyabafitiye, tugenda tuyabagezaho umunsi ku wundi. So gutyo bimeze muri Rayon Sport, nekeza ko update zose nzinyuzemo, andi makuru ari buze kubagezweho, ndetse hari n'umuzamu turi buze kubagezaho. Rayon Sport yamaze kubitera imboni, byose turaza kuba tubiganiraho 5 kuri 5 hano kuri Rwanda Sport Plus TV. Ubundi komeza uryoherwe ndetse unogerwe n'ibi biganiro by'imikino tubagezaho. Witwa Directeur Technique DT Dylan muri Rayon Sport afite ukuboko kunini cyane mu kugira uruhare mu bakinnyi bagomba kuza muri Rayon Sport. We na hari ingingo nibo bafite iyo projet yo kugura abakinnyi, hari proposal bahaye ubuyobozi ko kubaka nyine iyo kipe yenda bahereye ku bakinnyi bato ushobora kuzatanga umusaruro. Gusa benshi bagiye bayinenga kuvuga ngo kuki usenya defense, yinjijwe ibitego 9 igakipinga clean sheet 8, ifite imibare myiza vraiment. So reka tubitega amaso turebe ibya projet ko bizarangira. Mukomeze mugira ibihe byiza. Ndi Rwanda Sport Plus TV turabashimiye cyane.